rwose uri neza sinzi uko ateye. Ni gute afata umuntu w'umuyaya akamuha uburenganzira bungana n'ubwo ufite mu rugo rwe? Wizeye umuyaya ziba gukora ibyo nkubwiye mbere yo kujya kwiga. Asoni reka umwana ajye kwiga ibyo ushaka ko akora ndabikora. Ubwo akazavamo iki? Murera umwana mutamutoza gukora mukumva azimarira iki mu buzima? Imirimo mike uhanye n'ubushobozi bwe tumutoza kubikora muri weekend, ariko igihe cyo kwiga ntitumuzindukiriza mu mirimo ngo abashe kwiga. Njye suko ndera rero ndavuze ngo nakuremo iyo myenda y'ishuri abanza akora ibyo namutegetse cyangwa arorere kujyayo. Nibishoboka rwose ngeze nasi numvikanye na mama ko ngomba kwiga cyane. Ibyo wumvikanye na nyoko je ntibindeba, kandi ninge turi kumwe yo mwana. Nyoko abaharyamye hariya atabasha kwiyegura ngo mama tete. Mama tetere iki? Yemwa nukomeza kurera amaboko ntacyo uzavamo, ntacyo uzimarira mu buzima, uzapfa ntacyo ugezeho. Ariko se mama tete nubone kujya utankunda njye nakugize. Ngwino woza amenyo ujye kwiga katusheri. Bivuze ngo mwe muransuzuguye? Ariko uzi ko mfite ubushobozi bwo kukwirukana ye mukobwa. Ndabizi rwose. Nuko rero winsuzuguza iryo ryuri ry'umwana. Akacu uvuye none ahangaha jya gukora ibyo nakubwiye. Vuba none se kunemeye ko ndi bumukorere waretse uyu mwana ko. Ubutesi bwose yateteshejwe na nyina bugomba kumushiramo. Sinzasigarana umwana w'idebe gutya ngo mbivemo jewe. Hanyuma se tuvuge ko tetera atari we mukuru. Niba ari we mukuru se ko atari we wahaye akazi sukagaha kacu. Teteri yirwariye umutwe sinawo mutesha. Ikindi ndahari ndi nyina wagomba kwimenyereza ubupfubyi hakiri kare. Urumva? Nukuri ibintu mama mukora si byiza mama tete. Kare. Niba mwaragiranye ikibazo na nyina w'umwana ntimugomba kubabaza umwana bigeza. Ariko rero wa mukobwa umenyera nabi. Ubwo ninjye ushinga hutyo. Nta soni. Niba ngaragaje kubamenyera mu mbabarire. Ariko ibyo mvuze ndabizi nakumvise ubiganira na musaza wawe. Numva mbese ngo wineza yari yarabujije musaza we kugushaka watazi ko ari uzasigara umurerera umwana. Ubwo birakureba. Niba ufite iyo nzika rero ndagusabye ngo wizikurira kuri akacu. Nekaye. Kuko nta ruhare na rutoya akacu afite mu bibazo mwagiranye na muramukazi wawe. Kwiramye wa mukobwa wenda kwiramye. Akacu. Ntamfaye. Ese wabyihora tukazabikoresha ko mbona ufite intege nkeya. Oya madi nyegura ahubwo ibyejo bibarameje nge mpara ubukeye. Ejo rwose navuye ahantu mfite icyizere ko mushiki wanjye agiye gukira, none ndabona yasubiye inyuma rwose. Madi Ihangane, ndakwinginze uzamenyera umwana Dani. Ni wowe mwana we ngira kuri iyi si. Erega humura. Akacu ntazagira icyo abura. Akacu azige kuko akunda kwiga. Humura ziga. Ningenzi Imana cyane ngo imbabarire insindagize nibura atangira yisumbuye, ariko ndabona imbabazi zayo zigeze mu marembera. Wineza wikwiheba bigezaho rwose humura. Hari icyo utazi Madi, iyi ndwara sinayimenye umwana wanjye afite imyaka 3 yonyine. Ndabizi. Hashize umwe mfushije umugabo wanjye. Si wowe wahise ungira inama yo kuzana musaza wanjye uyu akiga ubucuruzi neza kugira ngo azabusigarana nderera umwana? Ntubyibuka? Ndabizi rwose. Dani Karamuine, nizere ko imyaka umaze unsimbuye mu bucuruzi nta na kimwe kikikugora. Ndagusabye mwana wa mama, uzakore cyane ibyo navunikiye bitazayoyoka. Humura ntaho azakora. Dore impapuro ngizi ndazisinye. Ikiza nuko Madina yazitubikira kugira ngo igihe nikigera umwana azazihabwe. Nta kibazo nzazibika neza wine. Kandi rwose ndabihamya ko Daniel yamenyera akazi. Mbere byabaga ngombwa ko asohoka mu gihugu tujyanye. None ubarijyana rwose nta kibazo. byose ndabizi kandi nzakora cyane, sinzasebya izina ryawe.
imbabazi nasabye Imana nahasigarukiye rero mu byo nayisabye kwari ukugira ngo ubanze umenyere akazi ugakore ntacyo wikanga. Ikindi nifuzaga ko nibohora umwana wanjye atangira yisumbuye, none ntibishobotse. humura ariko humura ni ukuri. Sinshaka ko Kacu yiga atekereza ko afite amafaranga bitazamubuza kwiga ashyizeho umwete. Yewe nagira imyaka 25 nibwo muzamuha izo mpapuro n'uburenganzira bwose ku mitungo imwanditseho. wikwiheba wene harabura amezi make cyane Akacu agakora ikizamini cya leta. ndumva byanga Madi. ihangane cyangwa ubuzima burancika. oya ihangane sinzira komera ni ukuri. kubera ububabare nta muti n'umwe bashobora kuntera ngo mare akanya ntaribwa. humura nonese ubu ntawe gusubiza hanze kuko bakareba ko bakongera kukubaga. nanjye ndumva ari byo. wapi Dani, ayo mafaranga yaba agendeye ubusa. aya mafaranga ntabwo ari ikibazo. sinshaka kugusiga mu bihombo. ntabyo yaba agendeye ubusa yagufasha gusunika iminsi nibura wine. nibiba ngombwa ndatanga impyiko. Dani sinshaka kubura mushiki wanjye Madi. ndabyumva neza twasigaranye turi babiri. aba mushiki wanjye aba mama badata aba mukuru wanjye. ndabizi ni ukuri. yavuye mu ishuri ajya gushaka akiri muto kugira ngo amfashe. ihangane wirira kuko wine wihangane. ibyo uvuga ni ibiki koko Dani? ndavuga ukuri wine witangiye musaza wawe mwari musigaranye muri babiri mumaze gupfusha ababyeyi n'abavandimwe. nko gusubira mu ishuri ngo wige wahisemo gushaka. Uwineza Imana yari ikwiye kukureka ukishima kuko mu gihe wari kwishima ukigera mu rugo rwawe wabuze urubyaro. imyaka iragenda 5 amagambo aguteranye n'umugabo wawe aragenda aba menshi. ibyo uvuga ni aho iguhereye Akacu umugabo wawe barapfuye. ni gute yatinyutse? Daniyeli wambabare ntuvuga amagambo akomeye gutyo kandi ubona mushiki wawe arembye gutya. none se aragira ngo nzayavuga atagihari Madi. Uwineza uramuzi ni inshuti yawe kuva yagera muri uyu mujyi atangiye ubucuruzi. ninde muntu yagiriye nabi ku buryo Imana yari kumugirira iki? ko ahubwo buri gihe urugo rwe rwahoraga rwuzuye abantu yafashaga. ndakumva Dani, ndakumva. iyo neza komera uzayisigarane. ntagishobora no kuvuga neza mantwe. ntazagire ugusanga ashonje ngo abure icyo arya. urakoze cyane. ntazagire ugusanga ananiwe ngo abure aho aruhukira. komera. ndakwinginze uzamenyere umva Dani hamagara muganga dore arahumekera hejuru. hamagara muganga yewe. muga ngwino umuntu yararembye. sheri wanjye wakwihanganye basi ukanywa akagafanta. erega ndasoma ikanga kumanuka wize. kuva ejo nturarya sheri urumva uzabona imbaraga bigenze bite koko?
umunsi w'ejo ni umunsi ukomeye wo guherekeza mama wawe. Ndakwinginze gerageza ugire icyo ushyira mu nda ka. Ihangane mama. Aka ihangane. mama wanjye wese. Ihangane pe. Mama wanjye wibyo nguriye n'ibiki koko. Ko mama teteri yancunaguzaga akiriho. Ubu noneho bizagenda bite? Aka wambabariye ko ubu nanjye agahinda kenda kunyica koko. Ntiwibuka amasezerano nari mfitanye na mama wawe? Ndayazi ariko yanjye niyo menshi. Kurangiza kwiga ndi pilote nkamutwara mu ndege nkamutembereza isi yose. Kunyishyurira ishuri ry'imyuga nibura nkazavana mama wanjye mu bukene. Icyambabaje ni uko yagiye atansezesha wize. Twari twavuganye ko nyumva ku ishuri nzajya kumureba. Bageze nsanga abantu barira. Kuki atanegereje ngo nibura mbwira ijambo rya nyuma koko. Ceceka sheri wanjye wirije. Aka uzi ko ngukunda cyane sibyo? Yego sinaba mama wawe ariko nageze muri uru rugo mama wawe ari umugeni. Turubanamo yarabuze umwana. Ngera aho mba umunyamafuti ndijyana. Nyuma y'imyaka 5 ngarutse nsanga aradutwite. Ngumaho kuva icyo gihe. Ndabizi wize. Ndabizi rwose ko washatse kwigendera ngo ushake umugabo cyagiye ukundana na Nzakumara. Wamenya ko mama arwaye ugahita ubireka. None Karoli yishakiye undi. Nawe waratwitanye Imana izaguha umugisha. Ko wari umwana muto ibyo bibwiwe n'icyaka. Byumvise cyagiye mama avuye kwivuza hanze. Cyagiye bari baramubaze bakamuha indi mpyiko. Icyo gihe yabibwiraga marume Dani ngo ntazigera kureba nabi na rimwe waramwitangiye. Kiriya gihe nari mfite icyizere cyuzuye ko mama agiye gukira. None ndebera mbaye wowe wizeye we. Turekeraho kurira kacu sheri. Mama wawe nako wacara ahantu heza. Ndahamya ko ari mu ijuru adusabira. Ubu nzababone nafite mama kuko wize. Yego yararwaye ariko navaga ku ishuri nkamubona. Iyo byangaga akajya mu bitaro nahamusangaga nkamubona nkamuhobera akansekera akankora mu misatsi akambwira ko nkunda. Uzabaho uzaba umukobwa mwiza nk'uko mama yabigusabye. Yego nziga amashuri menshi nk'uko nabimubwiye kandi nzahora ndi uwa mbere nk'uko yabitsabye. Ngaho rero nyemerera unywa akagafanta sibyo? Kandi umbwira icyo ushaka kurya njye kugutekera. Ukeneye imbaraga, ejo ni umunsi ukomeye mu buzima bwawe. Twakongeye ukarira ihangane. Uko koko cyari njye bibayeho wize. Abana twigana bose bafite papa na mama. Njye nari mfite mama wenyine nagira papa. None nawe ndamubuze. Byose biba uko Imana ibishaka wirira mwana mwiza. Kandi uzi uko izabigenza ubuzima bwawe bugakomeza. Nafite papa na mama cyane. Icyizere cy'ubuzima nari mfite cyose kijyanye na mama wanjye wize. Nakubeshye rwose sinzi uko bizagenda. Aka twese nta n'umwe uzi uko bizagenda. Sinakubeshya ngo njye ndabizi, ariko Imana izakubera byose sheri. Izakubera papa, ikubere mama. Izagushakira abamarayika benshi barinda abana bakube hafi. Izatanga ingabo nyinshi zipfe ku bwawe. Kuki izo ngabo itazitanze ngo zipfe mu mwanya wa mama wanjye wize? Kuki? Icyo kiransinza ka rwose sinakibonera igisubizo. Cyangwa kuki yaremye urupfu izi ko tuzababara? Kuki yaruremye?
nkubwire wize papa amaze gupfa mama yarambeshye ngo azagaruka ndamutegereza niyaza kugeza igihe namenyeye ko wapfuye agenda nagaruka none na mama wanjye koko urambaza ibibazo byinshi ntafite igisubizo kandi sinzi ko hari n'undi wagusubiza. Imana nayo nta gisubizo yaguha aka kanya gusa nzi ko ihumuriza. Nimbabarire ihumuriza umutima wawe kuko amagambo yo kukubwira ntayo mfite ihangane. yewe ko wazindutse rubone ahubwo se mu byuka ryarekana ko uzi ko nagiye gufata icyemezo cyo kuza hano hasi mbyutse nka gatatu nsanga nta n'inyoni itamba igihe nazindutse kirahagije ruboneka we nsigaye numva nanimereye neza wabona hari uko byagenze. urayibyukanye se ngo usomye reka inywere sinjya nywa amabyeri ya mu gitondo uretse mu kanya urireba icyo bita gukira. hari ugukira birenze kubyuka izuba ryavuye se cyangwa kugira ibikarito bihinda byuzuyemo inzoga z'amoko yose ugira ngo burya. ariko ruboneka nawe ntukansebye kiriya si igikarito n'ifirigo uranteye mama we mperuka amafirigo yo mu tubari tw'iwacu se abanditseho za coca-cola sikoro pirimusi n'ibindi kiriya kimeze kuri akaba ari ubwa mbere nibwo bwa mbere pe maze no kugipfundura byari byananiye wa mukobwa watagoboka. ariko se ubundi ubwo iyo unywa byari ishyushye koko umuntu aramukira mu mikonjera. ubu gihe bagiye kunzanira ka kafe gashyushye umureti spaghetti na potage. ngo ibiki iyo ni komande nyine ntanze mu gikoni. ikirere mwana wa mama muramukazi wawe yarakuvunikiye. yarakoze kwishyurira umugabo wanjye amashuri akiga yarangiza akamusiga mu mari we n'umugabo we bavunikiye. sinzibagirwa ko yandwanyije ngo Daniel ntandongore ngo kuko ntizi ariko urukundo rukamutsinda tukabana. namara gushakana nawe akamuzana mu mujyi akansiga mu cyaro akamubuza kuhanzana nkaza arwaye atakibyuka aho aryamye none nkaba ndamarayiwe. korera iyo n'inzika idafite umumaro kanako. muramukazi wawe yarigendeye mureke rwose. aho ubundi umugabo wawe yamvanye mu kigo bategeramo imodoka nkajya nibaza niba ari muramu wanjye Daniel w'iwacu ntwaye mu modoka nziza nuko bikanshobera. turagenda nkajya ngira ngo turinjira nk'ahantu hasanzwe ngiye kubona mbona twinjiye mu gipangu ngira ngo ni kwa minisitiri. wakubwira ko inzu turimo mushiki we yapfuye ataranayitaha ariko ntugire ngo niwe wayubatse arayirangiza yayisize mu ideni umugabo wanjye niwe waryishyuye. ayishyura mu mafaranga avuye saa muramukazi wawe nayo mu bucuruzi bwe. ruboneka inywera unezezwe no kuvukana n'umukobwa nk'akana akuze washatse neza ibindi byihorera. nyamara nubwo uvuga ngo uradamaraye naraye mbonye uwineza yarasize umukobwa utoroshye kanako. wimbwira iriya nsibika y'umwana rubone ubu uzi ko iherutse kunteranya n'umugabo wanjye tukarara dutongana ijoro ryose. ariko se wanyweye kuko yabateranyije ate? reka ntukambwira abana barezwe nabi. yambwira yewe ngiye nakugira inama. umukozi wanjye agira cyahamagarwa niwawe ngo nyina ararwaye agende bitunguranye. ndebe nsanga akazi ka hano sinakabasha njyenyine. musibye umunsi uyu umwe wonyine kugira ngo afashe imirimo maze abibwire nyina amatongane ye. gusa ngo yatonganiraga iki? ngo umwana yasibye ishuri bitari ngombwa ngo agomba gukora ibyo ushoboye ngo ibyo udashoboye ukabyihorera ngo ariko ntubuze umwana kwiga. ikikubwira umwana muba kugaragariza ko atari uwawe kuko yaba uwawe wibyariye ibyo ntabwo yari kubikora. avuga iki se? wahura n'iki ko n'abarimu bubu bishyamutsa kubi ubwo afite umwarimu ngo umukunda cyane yarahuriye ngo aje kureba impamvu atizi niko gukubitana rero na Daniel arabimenye. nuko rero reka nkubwire kanako witondere uriya mwana aracecetse ari kwagira ryakubirinduramo ijisho
ukabibona ko atakwishimiye. nzabigira ntese sharubone ko afite nyirarume umukunda kuruta uko akunda uwo yibyariye. icyo rero nicyo mugomba kurwanya mbere ya byose. uzi ko Daniel afata isafari yaba akigera iyo agiye akampamagara mbere yo kumbwira uko urugendo rwagenze akambaza uko umukobwa wa mushiki we ameze. harya buriya gafite imyaka ingahera. nyina yapfuye agafite niba ari 12 nibwo kakoze ikizamini cy'uwa gatandatu w'amashuri abanza. ubu rero hashize nk'umwaka n'igice umenya ko ari hafi kuzuza 14. kiga mu wa kabiri wayisumbuye rero ubwo niwo kwiga mu rubone. tekereza ko kawusanze mutetera udubuye kabiri. tugeze no mu mujyi imyigishirize yaho yaramugoye ari nabwo yatangiye kujya arwara umutwe cyane. kandi rero Daniel ntamwumva ahora amugereranya na kariya gakeca kahatangira amashuri y'incuke. ubushize kabaye akambere yabaye wa 28 ari umusibire maze umwana wanjye arahagorerwa ye. nabwira se ntiwibagereranye teteri yigaga cy'ubundi abarwaye umutwe ntabyumve ntanabyumve namba. urumva rero ko gatangiye no kukubabaririza umwana. niko bimeze da. uzi naho nyigiye nzaguma hano tugakomeje rwose. ubundi z'ubwo Daniel yatukaga umwana ngo aba wa 28. hari ubwo aba ari we wa nyuma. yewe niwe wa nyuma mu mashuri y'ino ahenze higamo abana bake kandi b'abahanga. none se akacu umwana wa mushiki wanjye uragira ngo nzakora iki koko? uzi neza ko ngukunda kandi ko ngomba kukwitaho nk'uko mushiki wanjye yabinsabye. sinzareka gukora ngo nicare hano kugira ngo ngucungire umutekano wawe. singusaba kureka akazi ngo uncungire umutekano maru. imana izawuncungira n'ubundi itahaba ikirahuri imana imesheje mu kiganza wawe kinemesheje mu maso. none se hagati yawe na mama tete rwose ndamenya uvugisha ukuri arinde. wumva ushaka njyewe rwose sinjye wamenye ibirahuri bya mama teteri nk'uko bivuga. teteri yanyiyenjejeho aranuka ngo waraye umuhoye ko namurushije amanota. ndamwihorera arankurikira ndamuhunga arangije arankurura kandi yabonaga ko mfite ibirahuri ku iplata niko kwitura hasi birameneka. nuko ahita ahamagara mama we aza nkubita atabanje no kubaza uko byagenze. na teteri kandi niba arangara niyegeze njyewe ndeka kwiga kugira ngo namurushe amanota. aka karabi sinshaka ko wowe na mubyara we mukura mutumvikana. mwembi muri abana banjye mbakunda kimwe kandi muri kimwe imbere yanjye. imbere yawe turi kimwe ariko imbere ya mama teteri siko bimeze. ihanganisha gusa mbona nk'ikibazo muri uru rugo. ariko maru reka ngira icyo nkwisabira. ndakumva kacu umwana wanjye. nta mwene wabo wa papa wanjye uzi ngo wenda umundangire. ni ukuri niba hari umundangire nushaka ntuzamerekeze nzijyana kumushakisha. kubera icyaka hari icyo wamburanye? wowe mbwira niba hari uwuzi gusa. akacu rero nta mwene wabo wasonze. ihangane ntibishoboka marume we urambiye. ni gute utazi umuryango mushiki wawe yari yarashatsemo? ni ukuri ntabunzi nako ntabugira. papa we yari yarasigaye ari umwe mu muryango we nk'uko njye na mama we twari twarasigaye turi babiri. none ubu nkaba ndi umwe. basize papa yavukaga. yavukaga muri uyu mujyi aka. ni naho yahuriye na mama waje gushakisha akazi kugira ngo abashe kumfasha nige. nuko baraganira basanga bahuje ibibazo byinshi by'ubuzima bw'ubupfubyi. niko gukundana barabana.
ubu koko nta masenge cyangwa data wacu nta na mubyara we koko. yaba twari kuba twaramubonye pe. ariko ntawe kandi nawe yari yaratubwiye ko ntawe pe. ndakwinginze wirira ka njyewe ndahari kandi sinzemerera uwo ari we wese kongera kukubabaza nubwo yaba atetera umwana wanjye. sinshaka kuguteranya n'umuryango wawe Mara, nimbona ngiye bikomeje gukomera nzava muri uru rugo. ngo ujya hehe ubwo? nabonye ko mama tetera atazambera umubyeyi mama akiriho Mara. oya kumva akigera aha yatangiye kujya nkoresha imirimo yo mu rugo natume nsubira mu masomo yanjye. kandi yarabibonaga ko nitegura ikizamini cya leta gisoza amashuri abanza. kugeza ubwo yabipfaga n'uwizeye. akankoresha yirengagije ko nigira ikizamini kandi nifitiye n'ikibazo cyo ko mama wanjye arembye. kubera iki se utabimbwiraga? uwizeye yarabimbuzaga cyane kuko rimwe yanyingiranaga hano mu cyumba ngo nsubire mu masomo ubundi imirimo mama yakayikora. ariko iyo twagiraga ibyago agasanga ari we uyirimo yaradutukaga koko. ibyo byose we n'uwizeye mwarabyihereranye? twumvaga atari ngombwa kubivuga cyane ko twari twizeye ko mama azakira komera tugasubira mu buzima bwacu busanzwe. ihangane sha aho apfiriye rero byabaye bibi kurushaho marume we. komera ubu sha ndeba ntakayingira. mara kwandika ibyo nize nageze amakaye hano nkayabura. kandi rwose nta muntu uvanze ngo aze kuyanyatwarwa n'abo tubana hano mu nzu. mara uvugishije ukuri urumva nzigane kuko nzatsindane. mana we ubisezerano nahaye mama wanjye ry'uko nzakomeza gutsinda nzarizozane marume we. atasiyo papi uzongera kuzana ibintu bya kisi turi mu ishuri wa Cyane. nari ngukumbuye mwana teteri umaze iminsi unyitsimba rwose. warihijeje mu rugo ngo urwaye umutwe. nawe rega muri iyi minsi nta kantu wibitseho kandi nyine kubera kumenyera kunywa akantu iyo nakabuze rwose umutwe urangiye. wavuze ko watinye ko tugiye gutangira ibizamini ukirwaza kugira ngo nutsindwe iwanyu batazakudima. ubwoba bwo ndabufite kandi umunsi tuzafata bireti nibwo dada azaba yavuye hanze none. uraseka ariko rero yewe ndashaka kuzaza iwanyu nkabwira papa wawe kuri umujama wanjye ibintu byo kukumenyera nyine akabireka. wowe ntabwo uzi dadi papi ntabwo umuzi rwose ukuntu dada mfuira byatari. urashaka noneho kazamitana avuga ko ariyo mpamvu ngira amanota make. nyamara rero buriya buriya rwose papi nakwishyira ku myaka nasa nimejeje neza akabona nyine ko ndi umwana w'umubyeyi. ibyo ntiwabimukangisha yewe yahita avuga ko aricyo gituma ngira amanota makeya kandi simbishaka. ariko mani uzi ko iyo niga neza mba ndi siniya 5 none dore nsaziye muri siniya 1 nigana n'ibyana nduta. wallahi wowe udenzeho tete njye mba ndi siniya 4 gusa. maze hari n'agashyano niyo wagira ute ngo gatsindwe sinzi uko kabigenza kagatsinda. amakayi kandi kamonote ndayiba ibitabo byako mba nabyibye byose mba nabikuzaniye tukabigurisha tukibonera yo kunywera akantu ariko sinzi aho gakura amanota n'ukuri. reka nkubwire rero jya umenya ko hari abana bigirira ubwenge kimeza tete nushaka uzamwihorera kuko icyo wakora cyose uriya mwana ni umuhanga. keretse tugatoboye nk'amatwi n'amaso ntikabashe kwiga. ngira ngo hano ariko uzi inshuro kandaburiza kuri dada ntonganya papi. wikwirenganye tete. oya mani hari ubwo winjira mu ishuri umaze gufata akantu ugatangira ugasinzira. tekereza nk'ejo uko byari bigenze tica w'amata kubonye uca imigati. akurabizi mani ndihannye noneho papi ndihannye burundu. uhereye none nta munsi nzongera gufata tugiye gusura mu ishuri mani ndabirambiwe. nanjye ubwanjye ndi metere wawe iriya kosa sindarikora rwose. erega mani kamerera neza nkumva ameze nyine nk'uri muri firingi nagiyeyo. uzi ko umuntu aba yumva yaguruka mani. mama we yaramwemeje neza bamuri hariya
ngera mu rugo nagakuruye nkinjira gitandani ngahita ntakumutwe nkavuga ngo ndakurabije umva kandi nibereye kwibuye nagiye kera shatete reka nkubwire ugabanye kabisa wishaka gutangira ishuri wihita ugera muri kaminuza oya mwancuza ibyiza papi we mwancuza ibyiza ntarabimenya noneho umunsi tukanywa tukajya hahandi nawe ukacapfira byari bimeze bite umva reka nceceke natuma biba nabi ubundi ceceka udatumiza ikuzimu zibika kandi nta kuko kazihari kandi sha papi ibintu wanyigishije ni akazi kawe ntombeshye reka avuye mu cyaro warasatanutse sha nyine sinakubeshya nyine uri umuntu wanjye ibyo papi ndakwemera urabizi jya ugemera mani nyine umuvuno wa mbere wabaye uw'umushumba mani kandi uwo mushumba ari uwo mu baturanyi kubera ko yibanaga kandi yaratuye ku nzira aho twanyuraga tuvuye ku ishuri nuko aho hantu noneho hakaba noneho n'ibiti byera imbuto z'ubwoko bwose umva yari yaratumaze sinjya ngo mwibyemereyeho mwubeshye sha twese kabisa ndabyumvise abana bo mu cyaro cy'iwanyu niho bashiriye none se shako naganiraga n'umwana nkumva yarabimukoreye naganira n'undi nayo nkumva nuko sha twese kabisa urabizi tete ndababaye rwose umuvuna muhita w'umushumba wakuntanze umunsi namubonye nzamumena kasete ye ngo nuko yakize ariko yari yarigize umuntu w'umuherwe ukuntu byagenze umukire yaraje yegurira isambu nini arayizitira ashyiramo inkazi ahubaka inzu ye nziza akajya yizamo mu biruhuko n'umuryango ubundi atera ibiti shaka umva imbuto imyemba imbuto z'ubwoko bwose wari wararondora urumva nyine zakururaga abana noneho wa mukire ahita ahereza iyo nzu n'iyo sambu yose abiha umushumba ngo ajye abirinda uwo mushumba nyine rero nawe urabyumva ni nkaho ari we yari nyirabyo yewe ababyeyi banyu rero nabo ngo bafite abakobwa kandi umushumba yarabagize abagore kera wibigira indirimbo se nyine nawe ntiworoshye wese uroroshye buke ko ngewe hari uko twemerana ariko tete nako turakundana ubu byongera mvuga ntubyiboneye danye wowe ubwawe ntumusanze ku muhanda n'abahungu ejo cyangwa ejo bundi bamutera inda rero ntuzavuge ngo sinakubwiye yewe rwose mba nabivuze ariko mama tete uretse kumbeshyira umbonanye n'abahungu kangahe rimwe se cyangwa kabiri umukobwa utaruzuza imyaka y'ubukure utinyuka ukazana umusore ukamurenza uruganiriro ukamujyana mu cyumba cyawe muba mugiye gukora iki karame ibyo mama tetera avuga ni ukuri nyine marume rwose nyumva marite yaje hano nzaniye impapuro zirimo note ngomba kwigiramo kuko ikayi yanjye nazanditsemo narayibuze kandi nayiburiye muri iyi nzu rwose mama teteri rero arambeshyera maze agasuzugura akarusha abazima n'abapfuye ngewe uko ngana ukunda abeshya akacu ndabeshya akacu karame ugiye hanze nsigarane mama teteri niko kanako wowe na kacu umwana ninde ariko wowe Daniel uriya mwana wa mushiki wawe ntujya wemera ubibwe nsubiza ibyo nkubajije umwana mubi cyane ibyo nkubwira uhamagaye teteri yakubwira ko ari ukuri yewe naruboneka bari hano rwose arabizi neza ariko reba kuntu bambeshyira ahubwo uvuze musaza wawe ndibuka uretse kuzana ibya musaza wanjye banza ukemura ikibazo cy'uriya mukobwa ushaka kwigira indakoreka muri uru rugo ibyo muvuga ni amagambo gusa kuko nta bimenyetso mubifitiye uravuze ngo ngira amagambo danye njyawe ngira amagambo none se gusanga kacu ku irembo aherekeje mugenzi we bigana bivuze iki wowe mpagusanze uherekeje umuntu musengana cyangwa mucuruzanya mu mujyi ubwo nahita mbona ko ari ikibazo sawa danye sawa ndabiretse ibizamubaho ntuzabimbaze n'ubundi uhora umushimagiza ngo yabaye wa mbere kandi amanota abona yose teteri yambwiye ko yahabwa n'abarimu b'abagabo mugabanya amatiku we n'umukobwa wawe kanako ndabazi nubwo ntahari
ariko nzakora uko nshoboye kose njye nzimenyera amakuru. ubwo ni nkaho akambwiye ko ntamubyaye nk'uko iyo ngize icyo mubwira nsubize. urabyumva ni amatiku kandi rwose ngewe sinkunda amatiku kanako urabizi. ikindi kandi wowe uri umubyeyi uriya mwana mwumve yihuriye n'ibibazo. ubundi se urashaka gusimbura uw'ineza ukitwa nyina. ubwo ntiwumva ko ari wowe umushyiramo umutima mubi. nta mutima mubi mushyiramo kuko ibyo nkubwiye biri hagati yanjye nawe sinabivuga umwana abyumva ariko akacu mwumve iki yabaye imfubyi ari muto ntiyari yanze kuba ari muri uru rugo ari kumwe na se na nyina. niyo mpamvu rero agomba kuduhagarara hejuru njye n'abana banjye akaducyurira ngo inzu dupyatareyemo ngo ni nyina wayubatse ngo ibyo turya ngo ni imitsi ya nyina. ayo magambo akacu ntiyayavuga rwose ndabizi neza. noneho ubwo ndayahimbye. umwana wa mushiki wanjye mureke kanako mushyire hasi mwururutse. ahubwo ubwire icyo umusaza wawe ashaka muri uyu mujyi. umusaza wanjye se agutwaye iki? agutwaye ikira buriya ubona nta kibazo afite. nta na kimwe. umuntu w'umusore ufite imyaka 30 ubyuka yicaye akanywa inzoga akaryama nta n'ikintu na kimwe atekereza gukora. kuzi neza ko yarangije icyiciro cya mbere cyayisumbuye ntabashe gukomeza se akaba nta mwuga yize agashaka akazi akakabura. uragira ngo akore iki? uragira ngo akore ikira ku buryo wumva ko hazaza hari ukwicara muri uru rugo gusa se? ariko ajya avuga ko abonye igishoro wenda yacuruza ibya mobile money cyangwa nyine akazaba umushoferi. umushoferi mama shenge ubu se amaze gukorera uruhushya rw'agateganyo kangaha atsindwa. none se wazayimuguriye? ariko wa mugore ubwo uba muzima njye nzakora icyaha gihanwa n'amategeko ngo ngiye kugurira ibiki? nyamara njya numva mu mujyi bavuga ko iyo umuntu afite amafaranga ntacyo abura. njyewe nicyo cyaha cyo gukoresha abandi bantu ibyaha sinagikora. uranze nkora ibintu biciye mu mucyo. erega mwe mwazibonye kuko mwize cyane murasoma mwajya gukora mu gatsinda. umva rero nkugira inama yihe uzavugane nawe undi mwuga yakwiga kandi n'ibyanga azasubire mu cyaro afata isuka ahinge nubwo nzi neza ko tukibaye atayikozaga bitihise tuzasezerera umuzamu agakore tumuhembe. reka ibyo ntibyashoboka. ariko kwirirwa hari imbere ya televiziyo ageretse akaguru ku kandi agaritse amabondo yirenza amayoga byagasembe shaka. asiki mbese ni wowe nkumagiraga rubone nsohokera mu cyumba vuba none ahangaha. ndavuze gucicika runaka. yego urancecekesha nta n'isoni uko manze nafungura ugahita wiroha mu cyumba. wamugenga nk'umuzamu wakurengeraga ntawe uhari ubu noneho ni njye nawe mbiri. niba utekereza ko ndi igikinisho cy'abagabo b'ibigori jya uribeshya cyane urumva. ariko nk'ubwo wibonyemo iki n'ayo maso yawe ukanura nk'ayihuku yahukanye. ni uko ushaka ariko usohoke rubone. ariko reka nkwereke wize ubundi wowe wari ukwiye kujya ku mavu ugashimira imana kubona umuntu nkange ruboneka wihaye uvugisha nkanakwifuza kandi ntacyo uri cyo zeru bure wowe. rubone sohoka wasinze genda. nuko rero narashize kubera wowe wize ni mama pe wirirwa hano mu rugo nzengurukaho amabuno yigira gutya ngo hepfo haraguru. ariko ruboneka wasohotse ukamvira mu cyumba. hepfo ariko reka nkubwire n'ibindi byiza ufite. umbwira ikizi kandi ruboneka wasaze. reka nkubwire pe nubwo nagututse amaso rwose yo urora nabi pe urora nabi ariko ufite iminwa myiza shaho. yewe hari ubwo ndeba agafilime hariya baba barumana ngahita numva naza nkakuruma. ariko rubone wanzokeye mu cyumba urashaka ariko mbivuge byose uvuga si nyine byatuma ngirira impuhwe ukamasha wowe zireka nkwereke pe nakubeshye izagiye mana nakubeshye. useka neza ufite amabara ateye. mvira mu cyumba cyangwa mvuze induru. nukuri pe reka nkubwire ndapfuye n'izina ry'imana. asikiwe winkoraho wagicucu. ndi igicucu nta kibazo ariko nibura basiremwa gusa sinzongera. rubone wamaye amahoro nk'iryamira. ku cy'umuntu akwinginga ntiwumve ku neza urabyanze none ngiye nkoresha ingufu noneho. oya
nta muntu n'umwe wo kukumva reka urumva ngewe naba mu nzu n'igihe nabafungiranye noneho tuzume niwanga noneho tubonane ngombwa urapfa cyangwa nanjye mperone ariko ibyo ushaka ntibishoboka umuntu akawa w'umuyaya wiyemera n'iki ibyo uvuga byibagirwe kuko ntibishoboka kanako. kuki buri gihe wumva ko ruboneka ari we munyamafuta ariko kuki uriya mukobwa atari we wamwishinjijeho yarangiza akavuza induru kugira ngo amufungishe wivuga nta musaza wawe uzi neza ko yari yasinze kanako. nuko rero niba udashobora gushakira musaza wanjye umwavo kumuburanira njye ndamushaka dore byanze bikunze idosiye yigiye gushyikirizwa ubugenzacyaha ngo atangire gukurikirana. ushaka umwavoka w'iki? wo kuburanira musaza wanjye. ariko wabonye ukuntu yakubise uwizeye uzi ko ari Imana yatabaye yari kumuhitana. ikindi yari yamuteye mu cyumba cye yamaze kwiyambura bigaragaza ko yari agamije kumufata ku ngufu. nakubwiye ngo uriya mukobwa nawe ntiyoroshye. aya uwizeye ni umukobwa nzi neza kuko yabaye hano imyaka myinshi na mushiki wanjye. uwizeye yitangiye uwineza ntiyamuva iruhande arwaye. niwe wamurereye umwana n'ubaba muri uru rugo kubera umwana wa mushiki wanjye. mbabarira cyane yabonye abereye igishuba ziko mu buyaya ashaka musaza. funga uwo munwa wawe mwumvise nta soni. funga uwo munwa wawe kuko uvamo amagambo mabi gusa. Daniel igihe twari tukiba iwacu mu cyaro uri umwarimu ncuruza ubuconco mu isoko kutambwiraga ko akanwa kanjye kavamo amagambo mabi. ni uko wari ukiri umuntu kanako. ubu ndakureba nkibaza niba ari wowe bikanyobera. ariko ye babivuze ukuri koko ngo nushaka kumenya isura y'umuntu nyawe uzamuha amafaranga. nanjye yawe narayibonye umaze kuyabona. mu mujyi uvugana n'aba bagore b'ibizungerezi mujyana kurangura mu mahanga muvimviranye mu ndege jye ntundeba. nyumvira ukuntu umutima we wuzuye ibibi nk'ibyo bintu bihimbiye iki koko kugira ngo unyereke ko nanjye ndi umuntu mubi. ndavuze ngo shakira musaza wanjye umuburanira kandi ubwire uriya mukobwa areke kumubeshyira. ko wumva abeshyerwa se urashaka vuba kumuburanira iki? ikindi uriya mukobwa ntagomba kuguma muri uru rugo nyuma yo gufungisha musaza wanjye ntagomba kuhaguma rwose. umva ni wowe nyirabuja ukora icyo ushaka ariko umenye ko tugomba kubanza tukamuvuza kuko yahohotewe na musaza wawe. ndamuha amafaranga agende ajye kwivuza iwabo kuko sinshaka kongera kurebana nawe mu maso. ibyo birakureba kanako. bitandeba se. umwirukana uzi neza ko nashaka kumva induru mu matwi yanjye ngo wabuze umukozi. mbese mbaye umuvuza nduru. ariko ubundi nkwibarize ni iki cyaguhinduye? tukiri iwacu mu buzima buciriritse twembi dutunzwe no gushakisha kutagiraga umutima mubi nk'uwo ufite ubu. abantu barigisha Daniel. kw'abantu umuntu wakwigishije se n'indera ko yaba yarakwigishije nabi niba yarakubwiye ko ari ukubakira yarakubeshye. wibuke ko ibi byose mbigusubiriremo ibi byose imodoka ugendamo iduka wicaramo inzu uryamamo tubifite kubera mushiki wanjye n'umugabo we. wumvise ndi wowe rero naha amahoro abantu be nasanze mu bye harimo n'uwizeye ushaka kwirukana. papi noneho ntakubeshye nkibona amanota yanjye nagize ubwoba bwinshi ku buryo numvaga ntashaka gutaha. utatashye se wanjye ko navuye mu rugo mbeshye ko ngiye gushaka nimero nakoreye ikizamini ngo ko iya mbere nayibuze none ubundi atamvuga ngo ikikwere. ariko rero teteri nawe rwose ushobora kuba ufite ikindi kikurangaza. uratangiye hateguranye ibizami kuki njye natsinze. nsubize simbizi ariko umenya uriya mubyara wanjye atera umwaku. akaba yarawuguteye wenyine se kandi dufatanya kumubeshyera. none se ko papa yamukubise yarangiza akavuga ngo azabira ku musaruro wo mu ishuri none ishinzi wagira ngo niyo yateguye icya leta yagiye mu masomo yose ibona ya mbere. ahubwo rero ni uko tugiye gutandukana ubundi twari kumwigiraho inshuti tukamenya amayeri yose akoresha kugira ngo atsinde kuriya. urumva neza se wapfa no kuyimeneramo mazi. uzi ko abana biganye nawe bose batsinze neza bakanabona ibigo byiza ariko we watsinzwe cyane nanjye nagarukiye ku mwamba. sinaba inshuti nawe pe erega nyiratagaho kuva kera turi abana
we na nyina akazi aca mutwaye mu modoka afite ibipupe by'amoko yose namusaba na kamwe ntakame njye ntabwo namugira inshuti rubanda mugira inzika sinigeze mukunda kandi na mama wanjye ntamukunda rero icyagufasha kwiga ni ukumwigiraho inshuti bikamara iki se ko n'ubundi bamuhaye ikigo cyakora atazongera kwiga ataha iwacu ugomba gukora uko ushoboye ntagende tete kuko nagenda ntaho uzaba usigaye urumva kandi koko sha papi uzi iwacu mama yakwikanga umuntu nkabeshyira mu byara wanjye ko ari marite waruje kumureba ibuka ko na cyagiye ufata ku mwotsi wamubeshyeye ukanashyira utuntu twacu mu cyumba cy'akabari hano tuzareba ukundi tubigenza amana kuko singishaka kureba uriya mukobwa mu maso papi ukubirata ngo ni umuhanga ngo ni mwiza ngo ni uwo mu bakire kandi ibyo afite byose tubikesha imvune za papa wanjye utaryama se na nyina bararyamye ubutabyuka simushaka rwose ariko uramwanga basi ariko uzi umuntu uhora utuma ugaragara nabi papi angahe njye mbyitera amana none se tutarabona ko papa yankundaga cyane noneho ariko nyine nkagira amanota atari menshi ariko nyine ntambwire nabi ariko ubu buri gihe abangereranya na kariya gashenzi buri gihe akambwira ngo undi mwana yiga ndi he ngo mbona nzimarira iki ngo niniga ngo nsinde umva bindya ahantu nuko ahantu bindya nyine nabasha kuyishima niba wifuza ko agenda n'akazi kawe ubwo kwisha sinzagaruka iwanyu washa papi urabizi iwanyu ndahatinya kuko papa waba ahari none se kuba twikingiriza gutaha mushaka ndabikora kandi ndabizi ninumvisha mama ko agomba kuhaguma ntahazajya bazemera bamwishyurira ishuri ryigenga ariko agume mu rugo azahagume rwose kandi uzi ubwenge nyine wamwigiraho inshuti bityo nanjye nkabishutiye ubundi nkakwiriye kuko tumukosora uriya mukobwa ntumuzi ntiyakwemera kuba inshuti n'umutipe nkawe uzwiho kunywa utunyabwenge ariko uretse kubivuga ninde wabimfatanye uko biri kose inshuti agira nawe urazizi izo mu rundi rwego ni ba marite wo mu mbyeyi urababona sareba imodoka zamo ku ishuri warayibonye kandi nawe ng'ikizamini yaracyujuje mani marite sha umwana wo mu bakomeye uzi ko nagerageje kumwikundishaho ngo tube inshuti akankuba na zero buriya mwanga kubi ariko papi wanjye we nawe uzi kwisumbukuruza gute mbese wowe wabonaga byashoboka we kubera iki nuriya bemerana kuko bombi baba bambere nta makuru ufite wowe teteri we mama wawe papi we ndabigira nte sha waretse nkagufasha ka izo ntoki z'umwana wo mu bakire zitaza gushishuka mama we ariko n'ubundi nari nyirangije mu kanya ndayanika none se kutishimye kandi twatsinze bakatwohereza kwiga ku kigo kimwe harya ubu sinishimye akacu rero usigaye imbabazi ni ukuri ntugishobora gutandukanya ibyishimo n'umubabaro wapisha martin ahubwo se we kuri hano mu mirimo wenyine cya kirizo kiri hehe ngo iki kirizo kirizo nyine wa mukobwa wanyu w'umutesi wabaye wa nyuma mu gihugu ariko nawe ni ukumwanga ni ukuri martin ngo mu gihugu kirizo ntunavuze byibura muri uyu mujyi dutuyemo ni ukuri ni mu gihugu hose ariko uzi ko yabeshye nyina ngo yabuze nimero ye yakoreye y'ikizamini we ngo agiye kuyishaka da n'ubu ntarazi niba azayishaka kugeza ryari numbaze umuntu utagukunda nanjye sinamukunda ka uvuze ko yakwibiye amakayi akakwibira ibitabo akaguteranya na nyina ntugize amanota ya mbere akaba yagize aya nyuma ibyo nkorerwa muri uru rugo ni byinshi martin niyo mpamvu n'ubu nyumva amanota nagize ari inzozi gusa sinzi uri umuhanga kuva kera ye ni ukuri nishimira kwitwa inshuti yawe nanjye nezezwa no kuba inshuti yawe martin iyo utambera inshuti sinzi uko biba bimeze kuko uramfasha cyane amanota nagize nyakesha wowe pe oya uyakesha ubwenge bwawe ka uyakesha kwiyemeza gukora cyane sha unshimire na mama wawe ni ukuri uwamubwiraga ko nibwe ikayi agafata iyawe akayifotora nkabona note niga bitangora kandi nawe ndagushimira cyane martin kubera kugira umukono mwiza usomeka wamfashije kwiga bitangoye yo urakoze kunshimira kandi na mama yishimye cyane amenye ko batwereje kwiga ku kigo kimwe nanjye biranshimishije nubwo nzabishima tugezeyo martin ntawe urihe bugakabya
urumva utazakabya inzozi zo kwiga mu ishuri leta yaguhaye hari wowe ubwawe waritsindiye aka ukamarume n'umuzisha Martin karama kacu urakoze kuza kundeba nshuti yanjye ariko ugira ugende batongera kutubeshyira noneho nawe twahera duhakana dore turi muri uru rugo twenyine sha wa mugani ariko zirengegira ngo ni papi na teteri zizi ko amavuta zirirwamo ari abandi bakora kwiyanduriza ubusubatuka Martin bareke rwose ibyo teteri yifuje ntabigezeho amakaye yanjye yose yatwaye ngo nsindwe ntabyo abonye ongeraho ko ibitutsi byose nyina yagututse bitaguhamye yavuze ko nzapfa ntacyo ngezeho se nategereze tuzarebe Hasani wowe akantu k'agacucu kariba mu bahungu nazo uriya muhungu munini gatike urabona yari amanota kwikuzana ubundi harakoma ntagize teteri urananiye Hasani nakwica rwose abarira urabizi ko ngukunda cyane mama icyo kinwa cyawe se nyine ceceka vuba nonaha sinshaka ko hari n'ukumva uko pfuye nta soni wagicucu ibyo byose ndabyemera ariko rwose ntiwongere kunkubita mama ukuntu ugatinya inkoni ndabyemera n'ukuri papi turakundana ndabyemera niwe tujyana ahantu hose sinjye kwiga wumva ubugoryi bwawe koko ndanabyemera ko nakubeshye ngo sinibuke inimero nakoreyeho urancanga mu mutwe kandi nyizi kuko natinyaga ko numiye ko natsinzwe cyane uzanyica ariko mbabarira waranyibyariye mwana yanjye we ubundi sinatse ubwindagizi bwanjye watsindwa kuriya wize naragerageje n'ukuri mama kugira amanota angana kuriya mu ishuri watsindwaga nkabyumva ariko kubona ukora icya leta ugasohoka mu banyuma batemerewe kwiga mu ishuri ryigenga na rimwe biteye agahinda unkorera isoni tete unkorera isoni mwana wa mama mbabarira nzajye gusibira kandi nzahita nsinda n'ukuri ndabikwemerera kubona ntako ntagira ngo wige neza tete singushakira abarimu bakwigisha amasomo yose mu biruhuko niwateguye icya leta ufite abarimu baza kukwigisha hano mugenzi wawe atahira mu mirimo ya nimugoroba kuko nta mukozi twari dufite none koko tete utsindwe kuriya we narangiza atsinda kwandikire kuva iburengerazuba kugera iburasirazuba koko mama nukuri ntacyo utankoreye ariko ndakwinginze mbabarira ntiwongere kunkubita mama ndakwinginze nukuri kimwe za kibyeyi niki wamburanye tete niki wamburanye za kibyeyi mama inkweto nziza yasohotse ushatse ndayikugurira imyenda ushaka ndayigura ariko ukarushwa ubwenge n'umwana w'imfubyi uraha ukankoza isoni mu maso ya so mbwira ko ari we kirara kirirwa gikurana n'isoresore ubona uriya mukobwa atagiye kutubirindura koko mama maze naramwumvise abivuga avuga ngo iki erega ibyo nakubwira nibyo byinshi mama genda nakubajije ngo agenda avuga ngo iki nyine ngabishatse uwo munsi twasohoka mu nzu y'iwacu ngafite inshuti z'abakomeye kandi ubwo yavugaga wa muhungu bakururana umwugiza hano bakanaryama uyimubeshyira tete ndabizi neza ko izo ngeso ntazagira ngemera ngira ngo muteranye na nyirarume ariko nzi ukuri nuko rero uriya muhungu se si meya none se na nyina ni umuyobozi yaravuze ngo abishatse yababwira bakatwirukana mu nzu y'iwacu azibeshye niyo mpamvu nshaka kumuhana ariko nyine ntazajya kwiga mu kigo cyiza bamwoherejeho kwiga ego mwana ibyo noneho nabibwira somereye tete nyine wabisaba papa ukamubwira ko ari ukugira ngo ajye amfasha mu masomo kuko natsinzwe oya tete oya uzabimwisabire rwose sinahunguka amaso ya so mubwira ayo magambo hejuru y'ubugoryi bwawe nyamara nibyo mama yabona igihano cyo kutwirataho no kugenda avuga ko aturenzeho azavuga ibyo ashaka ibyo dutunze twarabikoreye di jye na so turakora cyane kandi mwe twabyaye nimwe dukorera urabyumva mama ubwo urabyanze koko akacu azajya muri eterina atayijyamo se nawe ahubwo tuzagushakira ishuri ujye gusibira uve hano wenda nibwo wamenya ubwenge mbona warigeze ikintu cy'ikigoryi kitamenya ubwenge njyewe mama ni wowe nyine ubwo se urumva nava hano n'ukuntu ndwara umutwe bikagenda bite koko kuzi ko ujya umerera nabi cyane genda kutambwira amakuru yo mu rugo mama
yewe ni meza Marite. Papa ngo umubabarire byabaye ngombwa ko ajya mu nama itunguranye ku kazi. Kandi rwose twari twiteguranye urugendo. Akazi kenda kazi sinamurenganya mama. Niyo mpamvu ibintu bijyanye no kuyobora n'imiyoborere navuze ko ntazabyiga. Genzi yegera kuvura gusa. Ibyo byoroshye se mwana wanjye. Se mama. Basi uzana bashiki banjye. Nabo bagombaga kujya kwiga Marite. Ntabwo ndi cyangombwa nuko nawe ubonetse. Bari undi mwana ari hehe? Jya kumuhamagara azansuhuza. Ubuhe mwana mama? Wa mugenzi wawe mwiganaga. Ntiwambwiye se ko babohereje kwiga ku kigo kimwe? Ugira ngo se byaramukundiye mama? N'ibyishimo wari ufite ngo umuziga hamwe? Ku munota wa nyuma byarahindutse. Ubu rwose nibaza uko yiga ntari ngo murwaneho nibamwibira amakayi nguhe note nanditse uzimufotorere bikanyobera. Ariko uzi ko nguketse Marite, niyo mpamvu washatse kwanga kuza kwiga kuri iki kigo. Sinakubeshya niyo mpamvu mama. Nashatse icyo mbeshya ngo mondeke nkomeze kwiga ntaha mu rugo muri hafi ndakibura. Mpebero rwaje ndaza ariko nyine mpora muhangayikiye. Kuki se utambwije ukuri mwana wa? Urabona hari baruwa namwandikiye mugira inama z'uko agomba kubigenza kugira ngo ndakwinginze mama. Nibiba ngombwa uzamusange ku ishuri ariko uyimwihere mu ntoki. Njye ariko ubwo nemerewe kuyisoma? Urumva waba uyisomye ari yawe koko mama? Gusa uzagerageza umubone mubaze inzitizi afite mu kwiga urebe ko hari icyo wamufasha mu mwanya wanjye. Akenshi yigiraga muri note zanjye bafotoye kubera ko igihe cyose aburira amakayi wabo mu rugo. Iwabo se haba imbeba ziba amakayi? Imbeba muntu mama. Mubyara we na mukanyirarume batamukunda. Kandi ma ushatse wamukunda ukajya umufasha kuko n'umwana w'imfubyi nk'uko wakuze. Ibyo bintu ni inshuro ya kangahe bimbwiye Marite? Simbizi mama. Gusa ntekereza ko natwe dufite ababyeyi mudukunda mukaduha ibyo dukeneye mukatubwira amagambo meza ntacyo twatanze. Byatumye nkunda imfubyi. Kurya uri imfura yanjye umubabaro w'ubupfubyi wose winjiye mu mutima wawe mwana wanjye. Sinari nzi ko umuntu abura inkweto zo kwambara atari uko haba babuze amafaranga mama. Ahubwo ari uko izo yari afite bazifashe bakazitwika ku bushake kugira ngo bamubabaze gusa. Ariko abo nabo si abantu rwose bakora ibyo. Nubona ngize amanota make rero uzamenye ko ari uko ntiga neza. Buriya hari ubwo nasabaga papa amafaranga atari uko nyakeneye mama. Ari kugira ngo nze kunyura ku isoko mugurire udusandari abashe kuza kwiga. Kuko hari ubwo yabyukaga agasanga nta rukweto na rumwe afite uretse silipa. Birababaje. Ariko rero abo bantu bafite umutima wa kinyamaswa bakwiye guhanwa n'ukuri. Wamenye uhana dese mama. Abo bose babikora. Mukanyirarume. Kuki? Mubyara we se uzize ko batamukunda. Mwa bakobwa mwe mwarekuranye mukanacicika koko mukareka kuntera agahinda. Wize nari ngukumbuye cyane. Disi cyabaye cyiza. Ntongera umpobera kacu sheri. Nawe wabaye inkumi nziza. Uri mwiza nkuko nabitekerezaga rwose. Ubundi se byakugendekeye bite koko wize? Ko wagiye ugaherana telefone yawe ikavaho. Naragushakishije ngo nguhe akazi ndakubura. Nahuye n'ibibazo byinshi cyane madi. Kuko navuye muri ya ruguru abizi. Numvaga nzinutswe uyu mujyi neza neza. Ku buryo nanjye unyibagirwa kuko wize. Sinigeze nkwibagirwa kacu sheri. Naragiye niyemeye ngo udufaranga duke nakoreye ngiye kudushora mu bucuruzi. Mpura n'abajura barancucura na telefone barayitwara. Rwaza mama ararema. Mbese nahuye n'ibibazo byinshi cyane. Ariko rero umeze neza. Ntawe uhora arira nyine. Muri ibyo bibazo nagize nirukanka ku bitaro ndwaje mama. Nahahuriye n'umuntu mwiza turakundana.
ubu ndi hafi gukora ubukwe niyo mpamvu naje kubareba. ndishimye cyane we mukuru wize wacu agiye gushaka mwana we. nanjye ndishimye ni ukuri kandi niteguye kugufasha uko nshoboye wize. uko uzi wineza yari yarakubwiye ko azagushyingira nanjye niko nzabikora. murakoze cyane ni ukuri madi. Ni ukuri. mu by'ukuri niyo mpamvu naje kukureba. uwize rero na marume agomba kugushyigikira, arabizi ko mama yagukundaga cyane kandi ko watwitangiye igihe kitari gito. wizana munyokoro mudatuma umugore we yitambika mu byanjye akacusheri. uriya mugore ndamutinya no kuroga yaroga. turihagije akacu. ngewe ndabyemeye nzahagara mu mwanya wowe neza nkora ibyo agomba kugukorera byose, ndetse niba ukinashaka kwiga umwuga nzagufasha uwige rwose. mu gihe maze ndi mu cyaro nagerageje kwiga umwuga w'ubudozi kuko n'umugabo ngiye gushaka niko akazi akora. yaranyigishije ndabimenya. ikibazo mfite n'imashini kuko urumva dufite imwe. imashini uravanye kuguriye rwose wize. urakoze cyane mati. ukuri mama. ukoze ibyo mama yari gukora kuko yari yaramubwiye ko umwuga azakenera kwiga azamumwishyurira akanamugurira ibikoresho. kacuwirira rwose. rwamwekurira. erega mama wawe ariho mu bantu benshi, muri wowe, muri madina no muri njye. wize nanjye nindangiza kwiga nkabona akazi nzagushingira atelier de couture ikomeye iwanyu. imana ishimwe. imana izanabigufashamo umukobwa mwiza. yego ni ukuri sinabona ko ngushimira madi. ni ukuri birandenze. umva wandike ibyo ukeneye byose kugira ngo ubukwe bwawe buzagende neza maze dutangire tubyegeranye. kandi nzabwira n'abantu bose n'inshuti z'uwe neza tugutahira ubukwe. ni ukuri ntawe uyoboye ko wanamwitangiye amaze kurwara. nta n'unayoboye ko yagufataga nka murumuna we. none se wize njye nzagukorera uwuhe murimo ndi marene? wowe uzamba iruhande nka murumuna wanjye nako umukobwa wanjye kuko umukunzi wanjye namubwiye ko mfite umwana, namweretse n'ifoto yawe najyanye. nuko nakubona atazabyemera dore ko uzigaye imbuto. usiko wari gutuma bakwanga we wavuze ko ufite umwana. uwakwangira ko ufite umwana n'ubundi ntiyaba yagukundaga. namubwiye ibyanjye byose akacu. urukundo ngukunda araruzi. azi uko nabanye na mama wawe n'uburyo navuye iwanyu. urumva ko yagombaga kumenya impamvu y'iyi nkovu mfite mu gahanga. winyibutsa ririya joro wizeye we nakubonye uvirirana ngira ubwoba ko ugiye gupfa. ariko cyaruboneka kiracyawunera sha. imyaka 6 nirarangira n'ubwo iri hafi. ibyo tubere ko nyibwirira amakuru y'umukobwa mwiza kacu. ubu wiga mu mwaka wa 5 wayisumbuye. wahora n'igikwe imyaka yirukanka. uwo mwaka utabuze ko azaba yarangije yitegura kwinjira muri kaminuza. cyane. kandi nukomeza kunsakuriza ndaguhunga kanako. watereranye musaza wanjye kuva bamufunga ntiwamusuye cyangwa ngo umugemurire, none naho afunguriye nukuvuze koko Daniel? kanako ibyo ruboneka yakuriye muri uru rugo urabizi. sinshaka ko azicira umuntu hano. ariko yarakosotse imyaka amaze muri gereza irahagije yari. nakubwiye ngo simushaka muri uru rugo wumvise. ubwo ni nkaho akambwiye ko utanshaka. ubifata uko ushaka kanako, gusa unyumve njye mfite abana b'abakobwa barenze umwe. sinshaka umuntu w'igisare nka ruboneka hano. basi se muhakazajye kwikodesha. ariko se wamuretse agasubira iwabo mu cyaro ko afite se na nyina kuki umushaka hano? data na mama barashaje, sinshaka ko ruboneka ajya kubatesha umutwe Daniel. mbese ntajya gutesha umutwe ababyeyi bamubyaye aze hano kuwuntesha njyewe n'abana banjye. icyo ruboneka azira ndakizi Daniel, ndakizi rwose. arazira iki se kindi uretse amafuti yakoze akanayafungirwa? arazira ko yirukanishije umukozi wasizwe na mushiki wawe hano. ko mwamwirukanye se yari amaze imyaka irenga 17 muri uru rugo kuva yagenda utunze abakozi bangahe madamu? nk'uko nihanganira agasuzuguro n'abantu b'ibihomora ntibashobora kumbera mu rugo. mva reka nkubwerekana ko umwanya wagakoresheje uha umukobwa wawe uburere uwumara mu matiku no gucura imigambi yo kugirira abandi nabi. nk'uwamaze gutsindwa icyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye kangahe ko? ariko rero nawe urabizi ubushize yararwaye cyane niyo mpamvu bitakunze. wamwesha umutima nta kintu na kimwe ashobora gukora aha muri uru rugo. afite inzara mana yanjye we wagira ngo nize igisiga gifata inkoko. yewe byose cyabiteye ndakizi. subiza umutima impembero kanako.
ushyira uriya mukobwa ku murongo. Urabizi bizinesi mfata igihe ndi hanze kurusha uko mba hano mu rugo. Iyo nje nabwo nkubitana n'ibirego nka miliyoni birego umuntu umwe. Nyamara urego ko atiga niwe wiga agatsinda. rekeraho Daniel, rekeraho rwose sinshaka kumva umuvuga. Wagiye kwigira muri kaminuza se noneho muzakorerwa nandera. Nakubwiye ngo rekeraho tugaruke kuri Ruboneka niyo watumye ngukangura. Ruboneka nitumugarukaho kuko nakubwiye ko ntamushaka muri uru rugo. Seto. ngo tuzo wowe ucecekere kuri ubwo se noneho urumva ndi bubwire iki mama ko papi n'ubundi yabuze gato ngo amfate nduka. ariko rero teteri n'ugurira kirabo ni wewe warizanye rwose. Genda se nyine si wowe wasinze ukibagirwa kwikingira na soni. Ubu ko tuvuye kwa muganga kubeshya kuri mushiki wanjye kugira ngo ayigukuriremo bikanga uragira ngo nkuri iki kindi koko. Kera kabaye nari ngeze mu wa 4 none ndebera ko kuntenda nkiri no mu gihembwe cya mbere. Bitekerezo papi bitekerezaho. Tekereza ko umwe mugiye kurangiza wa 5 ejo bundi mukaba mugiye muri kaminuza. Tete mbabarira nta gisubizo ngufitiye. Kutagifite se ari wowe se w'umwana ntwite urumva ari ndugifite wundi. Rega urihangana ukomeze ubeshye mama wawe kurwaye umutwe. Akwiteho nk'umurwayi hanyuma uwo mupeta azavuga. Mama wanjye wamuhinduye igicucu kwera. Uranyumvira. Igicucu. Ese kubivuga nkaho byoroshye. Ubuse mama wanjye waruzi ko afite umwana w'umukobwa w'umutagatifu ntazahita sara koko. Mani wikwitwara nk'umuntu w'umunyacyaro nawe ushaka kubigenza ariko. Urabizi papi njyewe ndaza tujyana iwanyu. ngo none oya seka nese ko wabigize ibintu toto kandi ari umutwaro ukomeye njyewe nikoreye. ariko rero uranakuze tete uretse kuba waratinze mu mashuri kubera gusibira cyane uri mukuru bihagije iwanyu nta wakuvuga. Niba gusakuriza uzabwerekana ibyo wahisemo. ngo iki papi reka muri iyi minsi umukobwa ashobora gufata icyemezo cyo kutazashaka umugabo akibyarira umwana urumva neza niyo mahitamo yawe rero. Oh my god. My god se god. Papi siranzi gutekereza uryo. Buriya ni yatwiyongoje nyire nta kindi mana. Basi tuhindura ivuriro. Sibyo tujyandi tubabwire ko tuva indimwe wabona bo babyemeye. Tete niba byose byanze urebe ko ushaka amafaranga iwanyu tuzajya hano kwereke. Ahantu hameze hati se papi. Ahantu yewe ugenda ushake cash. Ubundi uzaze nyine bagutunganye neza urebe ko ibibazo ufite bidakemuka. Agose ubwo amafaranga ubumbwira wowe ubundi umva nayakura he. Umva nayakura he koko papi. Ese ubwo ubundi nangaye. Reka nituki cyane n'uduhumbi nka magana ne yonyine. Ayo mafaranga nta nabona papi ntayo nabona. Wowe ukora deal zo gucuruza turi yatuntu uyashake kandi ushake vuba cyane tutararaburiza. Uranyumva ntaraburi yani shaka. Ubwo rero nukurya minerivare naho ubundi nanjye sinayabona. Papi umenye ko nundaburiza bizaba nabi bizaba bibi cyane. none se kwisufuka amatwi ntaramara kukubwira ka amakuru mama wakubwiye kuri telefone ndayumvise nabisobanuro nshaka Martin. shawe nyima amatwi nabonye uje ngira ngo ugarutse kwiga hano turangizanye wa 6 none nibyo bikuzanye koko. Martin wibagiye ko twari twumvikanye ko tuzigana kaminuza. aho ngiye nzakomeza kwiga ubuvuzi nkuko ngiye nawe twabyifuje kuva kera kacu wanjye. ngo iki akacu wanjye bivuga nsigire morale nta kundi ubu se shawunge nawe hari aho tugihuriye. iyo umenya ko nta wagusimbura ntibari kuvuga utyo. use kuko iwanyu babikoreye iki ubwo kuki batakuretse ngo urangize yisumbuye. ni ukuri nitwigaga hamwe ariko uko mama wawe yazaga kugusura yanzaniraga akabaruwa wanyandikiye morale ikaba yose none dore urigendeye. ariko si nawe byikubabaza nisezerano bansezeranyije ko nibabona ndangije umwaka wa 5 niga neza bazanyohereza kwiga hanze aribwo buryo bwiza bwo kuntegura kwigayo kaminuza. kandi rero nubwo nzagenda ntanezerewe kubera ko ngusize ariko ngiye kugutegurira ibyiza. erega kacu ninshaka nceceke sinigeze mvukira kwishima rwose. n'ababyeyi banjye baransize nakanzwe inshuti isanzwe. ubu ndeke buruse nari kuzishyurirwa byose bari bamboneye ngumina kukaka ese urumva iwacu babyemera. oya niba bazakwishyurira byose genda wiga inshuti yanjye nk'ubujije naba ndebye uruhande rumwe.
ntiwumve icyo ngukundira. ni iki se Akacu, karame ntujye wirira wenyine igihe cyose utekereza no ku bandi. Akacu uri umukobwa mwiza uzi kwihanganira ibyo uhuye nabyo byose mu buzima. byigishijwe n'ubuzima sha Martin. Sinjya mbona hari ikintu kibaye ngo kigusaze ushobora kurira ntihagire ubimenya, keretse nyine umuntu ukuzi neza kuriyumanganya mu kanya gato ukaba wowe. nkaba njyewe guteza ubwo Ukaba wowe umukobwa mwiza uhora akeye ku maso ukamwenyura neza cyane. ariko Martin aho magambo usigaye uvuga wayavanye ibyo uvuga utabimbwiraga kera tukigana. Nari naramenya ubwenge shaho we. Aho muviriye iruhande nkajya kwiga mba mu kigo, natwaye ka gafoto twifotoje nka classe yose yari irangije umwaka wa gatatu, kandi uribuka ko wari unyicaye iruhande, maze nkajya nkwitegereza umunsi ku wundi. Nasanze ufite ubwiza bwihariye. n'ukuntu uriya munsi nari nishimye na gato we. nari mvuye mu rugo Mukamaruma ambwiye amagambo mabi ngo ntacyo nzimarira, ngo nzarinda mpfa nagize icyo ngeraho n'ibindi byinshi. Anzize iki? ngo sinigisha umukobwa we nk'aho undi mwarimu. Wamwenyuye neza cyane ku buryo mu bakobwa bose bari bari kuri iriya foto ari wowe ndeba nkabona ubwiza budasanzwe. nuko turi inshuti nyine. Ntabwo turi inshuti zisanzwe nk'uko ubitekereza, kuko uri umukobwa nkunda cyane wowe Akacu. ngo nanabibwiye iwacu kera cyane nkiri umwana ko ari wowe uzaba umugore wanjye. ngo iki Martin? ibi bintu nta muntu wakomeza kubyihanganira kanako. ubwo koko we nta soni ufite rubone umuntu w'umusaza nkawe yifata nk'umwana. mumbabarira ariko rwose narenze ko ari ibintu byoroshye, sinarenze ko ari uko biri bugende brema. ni ukuvuga ko iyi modoka itagira ararume twari gusanga yagiye byarangiye. ariko nyine njyewe yaje arambwira ngo muramutoni. ubwo rero sinari gutekereza ko ari umuntu ugambiriye kwiba brema. yumvira nawe ko asubiza iki umuntu wamaze imyaka irenga 6 muri gereza, ubwo nta batubuzi wahahuriye nabo koko? ariko rero ni mugahore munyibutsa iriya myaka namaze mfunzwe inzirakarengane ngewe. kanako ndakumva uzi neza inzira byaciyemo kugira ngo nemere ko musaza wawe uyu nguyu agaruka mu rugo. ubwo adashobora kumva rero sinzi ikizakurikiraho kugira ngo yice akazi kamuzanye. aho koza imodoka atoragura umusinzi mugenzi wamuhe kontaki ngo abe ari we ujya kuyoza. sheri mbabarira ugende rwose ngiye kwicarana nawe muganirize. okay, niba yemeye kumuganiriza umubwire rwose acishe make. nta kibazo. ariko kanakoze we n'iki kinyongo tubashye ndi umwana ubu nasoni wowe. keretse wagukuraho uruhu kagukuraho uruhu rwose. ubu ubona utankojeje isoni koko. ariko narayempembwe rwose sinari kubura kwinezeza rero. nako di mwega mwaranyishe mwaramfungishije imyaka nari kunezerwamo nyimara muri gereza. simwe mwandaze gukubita no gukomeretsa no gushaka gusambanya yandaya yanyu ku ngufu. none si ibintu by'unyituye rubone aho nagukuye mu cyaro wararwaye malariya warabuze icyo urya, ni iki ngiki uje kunyitura koko mwana wa mama? shisho na nyoko se banyirukanye mu rugo rwabo kubera ko wabananiye ariko kuko utatumaga hari umwana w'umukobwa uhamara kabiri kandi ari we ubafasha imirimo. kare konde karahandurika kanako. ruboneka mwana wa mama wananiwe n'ibintu bibiri, icyaka cyawe n'igitsina cyawe. kuko umara gusinda ntiwibuke ko ibyo ushaka gukora bikorwa ku bwumvikane, ahubwo nutareba nabo uzongera ufungwe. noneho bw'igitsina cyananiye ubwo umukobwa wawe niwe wagishoboye. wimvugira umwana rubone, wumvugira umwana utazi ibibazo afite. ariko mushiki wanjye uzabinjije kugeza ryari buriya? niko uri ubona adatera adatwite. ye vana uwo munwa hano rubone, tetera twita byahe ko umwana wanjye yahumanyijwe kandi ababimukoreye ko mbazi. ayinya reka nkihorere. teteri yarozwe urushwima rubone, kandi yarozwe na cya gikobwa cyagufungishije agambaniwe na mubyara we. gusa uko numva kwisekera bose ndabona umuntu w'ikigoryi nkawe kanako. ubu bana na teteri mu nzu ntunumve ibyo avugira kuri telefone.
menya ko umwana wanjye bamuroza urushwi mu munsi ashikora ngo atashye ubukwe bwa wizeye. mama we naramubujije arananira yegaye kandi avuye nibwo yatangiye kujya aribwa mu nda akananirwa kurya ndamuvuza biranga pe. ubusa simfite umuntu umuzanira umuti uruvura ubwe ntiyabyemeje. kuki umuzanira uwo muti se ni umugore cyangwa ni umugabo? kada ni umuntu w'umusaza yarangiwe n'umunyeshuri bigana. kandi amuzanira mu rukerera butaracya kugira ngo nyine umutokore. umukobwa aratwite kandi umuzanira umuti w'urushwima ni nawe wamuteye inda. zibaho rubone zibaho wihimbira umwana wanjye ibinyoma kugira ngo ubone uko utwibagiza amakosa wakoze uyu munsi. aha ruboneka dore ndagiye. none reka nkubwiye ko n'inda twita atari iya mbere umenye ko atari n'iya kabiri si n'iya gatatu izindi zose bazikuramo. ruboneka funga uwo munwa. nazibye